Reka mbashimire cyane kandi mbifuriza ibihe byiza mwese abakomeza kugenda mubana natwe mu nkuru ndetse n'ibiganiro byacu bitandukanye. Muri kumwe na Dani nk'ibisanzwe, reka nkwibutse gukora subscribe kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Ni inkuru idasanzwe mu karere ka Rusizi gaherereye mu ntara y'Iburengerazuba. Haravugwa umugore wajyanywe mu bitaro igitaraganya nyuma yo gukubitirwa mu gasoko ko muri karitsiye, azira ko ngo yambaye cyangwa se yagiye guhaha ku isoko akagenda mu muhanda atambaye ikariso cyangwa se umwenda w'imbere ku bagore. Uyu mugore ni wo mu mudugudu wa Gitwa, akagari ka Shangasha, umurenge wa Gihundwe. Mu gahinda kenshi ku mugoroba wo kuwa kabiri tariki 21 Nyakanga 2026, ubwo byari bimaze kuba, uriya mugore yatangaje ko byagenze mu buryo bubabaje cyane, ngo yakubitiwe ku isoko ndetse asaba guhabwa ubutabera kuko yakojejwe isoni na bagenzi be mu ruhame. Uyu mugore yakomeje avuga ati, nari ngiye guhaha maze guhaha cyangwa se kugura ibyo nari ngiye kureba ku isoko, uwo mpasanze arambwira ngo nagiye nambara ikariso, abisubiramo inshuro nyinshi, aransingira bampuriraho banyambika ubusa. Icyifuzo nuko narenganurwa. Bamwe mu bagore bari muri ako gasoko banenze bagenzi babo kuri iyo myitwarire itari myiza. Umwe muri bo yagize ati, nashidutse abantu barwanye bavuga ko atambaye ikariso, hazamo umugabo abajyamo hagati arabakiranura. Yakomeje agira ati, uyu mubyeyi ni ihohoterwa bamukoreye, umuntu uko yambara kose ni uburenganzira bwe. Undi mubyeyi twasanze yavuze ko biteye agahinda kubona ababyeyi bambika mugenzi wabo ubusa mu isoko. Ati, uyu mubyeyi bamurenganyije kuba yari yambaye ipataro aje guhaha, ntabwo bari kumufata ngo bamwambure ubusa. Ni ikibazo gikomeye ndetse kibabaje. Ibi ni byo bamwe mu bacururiza muri iryo soko bagiye bagenda bagarukaho. Icyifuzo cy'ababyeyi babonye ibi biba, banenze cyane bagenzi babo babikoze, basabira ubutabera uwambitswe ubusa. Abavugwaho gukubita uyu mubyeyi ari nabo yaragiye guhahira ibyo barimo gucuruza, twagerageje kubavugisha ntibyadukundira, ariko mu by'ukuri navuga ko ari inkuru ibabaje cyane. Kuba umuntu agiye guhaha uko yaba yambaye kose ntabwo byagakwiriye gutuma bamukubita. Kandi noneho ikintu gitangaje, ntiyari yambaye ijipo cyangwa se ngo abe yambaye ikanzu ngufiya, ahubwo yari yambaye ipantaro. Kandi ko umuntu yambaye ipantaro mu by'ukuri sinzi uburyo ki babonyemo ko atambaye umwenda w'imbere, ariko buriya nyine abagore bafite ukuntu baba babibonye. Ariko ntekereza ko kitari kuba ari ikibazo cyatuma umuntu bamukubita. Wenda babonye hari ibyo yangije cyangwa se ari kwica umuco, bashobora kumwegera bakamuganiriza bakamuhugura, ariko kumufata bakamukubita ndetse bakarenzaho kumukuramo imyenda ni ikibazo navuga ko gikomeye cyane. Ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi bwanenze imyitwarire y'abo babyeyi, bavuga ko ibyo bakoreye mugenzi wabo bitandukanye n'imyitwarire y'Abanyarwanda. Ubuyobozi bugira inama Abanyarusizi ko bakwiye kwitwara mu gihe habayeho amakimbirane mu bantu. Sindayiheba Fanuel, umuyobozi w'akarere ka Rusizi, agira ati, ntabwo ari iby'i Rwanda. Abanyarwanda babeshwaho no kubahana, no kubana, no gusabana. Amakimbirane hagati y'abantu ntabwo wayarinda mu gihe habonetse icyo batumvikanaho, habaho kuganira. Inama nkuru iruta izindi, nuko igihe cyose habonetse amakimbirane ni ugushaka uko twakemura nta cyangiritse. Nta tegeko rihari ritegeka umuntu kwambara umwambaro w'imbere, nubwo umuco nyarwanda utoza abanyagihugu cyangwa se abenegihugu kwambara bakikwiza kugira ngo batagira ibyo bangiza. Uyu mubyeyi wo mu karere ka Rusizi rero akaba yabwiye itangazamakuru ko yifuza ubutabera nyuma y'uko agiriwe ihohoterwa rikomeye cyane. Gusa
nk'uko umuyobozi w'akarere yagiye abitangaza, yavuze ko mu by'ukuri atari byiza gukora amahano nk'aya bakoze bakubita umubyeyi mugenzi wabo bakamwambura ubusa mu ruhame, kandi nta tegeko rihari ribuza umuntu kwambara uko ashaka, uretse ko ari byiza nyine kwambara umuntu akikwiza. Ariko nanone kuba yari yambaye ipantaro bakamukubita bamuziza kutambara umwenda w'imbere, ndatekereza ko wenda hashobora kuba harimo andi makimbirane bari basanzwe bafitanye n'uwo muntu wa mushoto yatangira kumukubita. Ariko igitangaje nuko watangiye kumukubita ni nawe bari bamaze guhahira. Urumva uyu mubyeyi agiye ku isoko agiye guhaha nk'ibisanzwe, uwamaze guhahira rero amaze kumwishyura amafaranga, aramubwira ati kuki utambaye umwenda w'imbere, behera aho ngaho amukubita na bagenzi be bahagurukiraho. Aho bamwe bari kuvuga bati bishobora kuba harimo akagambane gakomeye ko kuba bari barashatse uyu mubyeyi ngo bazamukubite bakabura aho babihera, bakaba rero kuba bamubonye gutyo byabaye imbarutso yo kugira ngo babone aho bahera bamukubita. Ariko kwibaza ngo babibonye gute ko nta mwenda w'imbere yambaye kandi yari yambaye ipantaro, nta wamenya. Buriya abagore bafite uko babibona, ariko nyine ntabwo ari ibintu byiza, si ibintu by'i Rwanda. Umuntu nta kosa yari akoze ku buryo yakubitwa, ndetse n'iyo umuntu yaba yakoze ikosa ntabwo akubitwa, ntabwo umuntu yihanira, uretse ko mu mategeko nta tegeko uyu mugore yari yishe ngo tuvuge ngo wenda hari ibyo atubahirije. Kuba yagiye atambaye umwenda w'imbere ni uburenganzira bwe, hari afite impamvu, kandi impamvu ye ni impamvu bwite, atakagombye kubwira buri muntu wese impamvu yatumye atambara uwo mwenda w'imbere. Mu by'ukuri urumva ko uyu mubyeyi yakorewe ihohoterwa, nubwo ari byiza ko umuntu agomba kwambara akikwiza, ariko utikwije nanone ntabwo akwiriye guhohoterwa ngo akubitwe noneho bakanamwambura ubusa mu ruhame. Wakibaza ngo ubwo niba yambaye ipantaro kandi akaba avuga ko yambuwe ubusa mu ruhame, urumva yambuwe mu buhe buryo? Ipantaro bayimukuyemo, bamwambuye hejuru? Ibyo nibyo tutabashije kumenya. Ariko we ndetse n'abandi bantu bacururiza muri ako gasoko k'umugoroba bavuze ko mu by'ukuri yambuwe ubusa mu ruhame, akaba ari nacyo cyanamubabaje cyane mu by'ukuri gukozwa isoni muri rubanda. Urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Reka nsoze mbashimira mwese abakomeza kugenda mubana natwe, ariko nanone nsoze mvuga ngo ni byiza ko tugomba kumenya indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Umuntu agomba kwambara akikwiza, akambara imyenda imukwiriye kandi imuhesha ishema nk'umunyarwanda, nk'umunyarwandakazi muri rusange. Ariko kandi nanone abagize urugomo rwo gukubita uyu mubyeyi wari ugiye kwihahira rwose ibyo kurya, ndetse agakubitwa n'abantu amaze guhahira, amaze kubishyura amafaranga ye, bagahindukira bakamukubita, mu by'ukuri bakurikiranwe kugira ngo nibasanga hari uruhare bagize muri urwo rugomo babihanirwe n'amategeko. Ngayo nguko rero mw'abantu mwe, ntabwo ibintu byoroshye, tugeze mu isi igoye uyu munsi.